umunsi w'umunezero ndabaramukije mu izina rya Yesu. Amahoro y'Imana Uwiteka atanga agabirwe mu mitima yanyu. Korali murakoze, korali Imana ibahumugisha. Mutumye numva mbonye icyo kuvuga ko nanjye murankarabije. Imana ibahumugisha. Bitumye numva icyo nateguye umucyo, bitumye mugihaye isibo. Imana yanjye, Imana yanjye ibahumugisha. Ndashima Imana itumye mpagarara aha kuri uyu munsi kubera impamvu isobanutse bitewe nuko nambaye mu mbona. Mwambonye kamberekana kandi mutabonye. Mwambonye mwabisomye neza ubwo niyo ntavuga mwabimenye. Ndashima Imana rero kubw'iyo mpamvu abayobozi ba Mifem ndetse n'ubuyobozi bw'intara na pastor w'intara bemeye kumpagara kuri uruhimbi. Imana ibahumugisha. Hari benshi bagiye muri iyo kongure ariko nanjye nagize umugisha wo guhagarara imbere yanyu nk'uwari muri iyo kongure. Ndashima Imana rero pastor n'ubuyobozi bw'itorero. Imana ibahumugisha. Rero ndagira ngo mbanze mbashimire mbere yuko nkoresha iminota bambwiye mukunda gukoresha. Imana inshoboze mbishobore. Reka mbabwire ku Muhima muri beza, muri abanyagahunda, nta utakumbura kuba hano hantu. Nukuri kandi mbivuze ku mutima nta mbere kaziriho. Imana yanjye bampera umutima. Ahantu ha vibration za telefoni basohoka ubanza hano ntawe uhari. Nkurikije uko nabibonye umudiyakoni aba yabegeranyije bakanemera. Hari ahandi bahanga bamwe bakajya hirya kugira ngo babone uko basohoka, ariko umunsi wera wo gutangira Isabato nkurikije uko mbibona hano nukuri mwaragitsinze. Niba hari n'ibikibagora muzabitsinda. Imana yanjye bahumugisha. Imana yanyu yumve gusenga kwacu. Nazanye n'umwana wacu umwe. Impamvu vuze n'umwana wacu nuko nta mubyaye ngenyine, ubwo hari umugabo wasigaye mu rugo. Umwana watwazanye umwe na murumuna wanjye umwe. Mumfashe babakire mutazanga kongera kumperekeza mugira muti ngo mujejuru bakoze kunga inyuma. Imana ibahumugisha. Ku Muhima kandi bana bakiriye mwiyicarira. Imana ibahumugisha. Reka rero nari maze gushimira ubuyobozi bw'itorero. Reka mbabwire ikingenza ariko nshima n'Imana nubwo iminota yanyu yo kuwanyuma ari byo kugira ngo mutange ujye kuruhuka ko bambwiye ko murangiza saa 12 n'igice ariko murongeraho dukeya. Sibyo se? Kuko iminota 8 subwo murumva nabamvuga. Murongeraho dukeya kandi ntabwo muri busohoke. Sibyo se? Ababinyemere ko twongeraho dukeya. Nukuri Imana yanjye bampera umugisha. Rero nkuko mwabibonye twagize kongure yari nziza cyane. Jewe mureba mfite imyaka 57 ariko nongeye kwiga bundi bushya. Muri iyo myaka 57 naravuze ngo burya nari umuswa bigeze aha. Nongera kubona ko nkwiye kongera gupfukamira Imana bundi bushya. Ibyamfashije rero nibyo bimwe nifuza ko dusangira. Nawe ushobora kuba ufite 50, 47 nki 50. Navuze 47, navuze 57. Navuze 57. Nawe ushobora kuba uri munsi yayo nangwa suri hejuru. Ariko ukisanga nawe ushobora kumera nkanjye ukongera kwigira ku birenge bya Yesu. Twize ibintu bikomeye nka nyina w'umuntu dusanga dukwiye kwiga bundi bushya. Naravuze nti Imana urakoze. Wowe wanjyanye muri amahugurwa. Namenye byinshi. Muri ibyo nahise menya uko nzafata umukazana wanjye mfite. Menya uko nzafata umukwe wanjye mfite. Menya uko nzafata umwuzukuru nabonye. Muri iyo myaka urumva ko mfitemo umukwe n'umukazana. Nahise mvuga nti Imana ndagushimye ko nigiye ku birenge bya Yesu aha hantu. Ngwino wigire ku birenge bya Yesu. Mureke nanjye nsenge. Mana yacu, Mana nziza, mpagaze aha hantu mukayimana unyemerere iby'ubushake bwawe biboneke ku bwoko bwawe mu izina rya Yesu. Amen. Twari dufite insanganyamatsiko iboneka muri Zaburi 62 ku murongo wa 6 ugira uti mutima wanjye turiza, mutima wanjye turiza Imana yonyine kuko ariyo ibyiringiro byanjye biturukamo. Mutima wanjye noneho rero
twari dufite amagambo akomeye avuga ngo ngwino wige gutuza, ngwino wige gutuza. Impamvu nababwiye ngo iyi korari yamfashije, narebye ukuntu ngiye kubabwira kwiga gutuza mu isi hengetse yenda kubatembana. Mwumvise iriya ndirimbo yashoje, bose baririmbye neza cyane, ariko kuko ariyo yaherutse yanteguriraga icyo ndi bubabwire. Ubu ngiye kubabwira kwiga gutuza mu isi idafite ibyiringiro, ngiye kubabwira kwiga gutuza mu isi batembana nk'uko bavuze, ariko nashimishwe n'umusozo wayo ngo ariko bazanesha abo nibo bazahabwa isi nshya. Haleluya! Mbega Imana ko ari nziza ko tugenera ibidukwiriye. Ndashaka kubabwira umugore twabwiwe nyina w'umuntu icyo agomba kuba we. Bavandimwe mureke mbabwire, nyina w'umuntu uri hano kuko uyu munsi ari uwacu, nubwo n'abagabo ibyo tuvuga bibareba, ariko mureke mbabwire twagiriwe icyizere n'Imana. Twagiriwe icyizere n'Imana, iragenda none ikigerekaho ikindi cyizere. Nahise mbishushanya nk'uburyo itafari ry'inzu batangiye fondasiyo bakagenda bagerekaho itafari. Imana yagiriye icyizere umugore mu buryo butangaje. Hano mu magambo nanditse, Imana yagiriye icyizere umuntu, umubyeyi igerekaho itafari, imwita nyina w'umuntu. Ngo mwitande, imugiriye icyizere, irangije ishyiraho itafari rya kabiri, imwitande nyina w'umuntu. Nyina w'umuntu ndagira ngo tuganire. Nyina w'umuntu mu itangiriro, Imana yamuremye ari ntakemwa. Imana imurema mu buryo butangaje, kandi imaze kumurema mu buryo butangaje, muzi neza ko aturutse mu rubavu rw'umugabo. Ndagira ngo babwire ngo Adamu akimara kubona umugore avuye mu rubavu bwe, nibwo yemeye kuvuga ijambo risobanutse. Avuga ijambo, yavuze ngo ikira ikindi yongeyeho ni iki? Yego, ibyo yarabivuze, ariko akandi kwivuga yamuvuze ni agaki? Azitwa umugore akandi. Yego, ariko yaravuze ngo si byiza kwaba wenyine, ariko ibindi byose nubwo yabivugaga, ariko ageze ku muntu amaze kumuhabwa. Byumvikane ngo nyina w'umuntu akimara kuboneka mu biganza bya ruremwa yiswe amazina. Ni nayo mpamvu uyu munsi wa none iyo umubyeyi cyangwa umukobwa dutangira tumwita umwari, mwabanyina tumwita umwari. Nubwo rimwe na rimwe muri iyi minsi none tugira agahinda, dukunda kubita bari wenda bakoze amakosa, burya umwari nyine aba ari umwari, ariko kuko twe tureba nk'abantu tumwita umuki? Umwari. Akava mu nzu ya nyina akitwa umugore, akitwa nyina w'umuntu. Imana yatanga umugisha akibaruka umuntu, akitwa nyina w'umuntu. Wo nguwo iyo amaze kuboneka yinjiye mu rugo rwe, atangira gusigasira icyizere yakiriwe nka nyina w'umuntu. Haleluya! Abagomba gusigasira icyizere yagiriwe nka nyina w'iki? Abagomba kugisigasira. Ese ijambo gusigasira rirumvikana? Kera twagiraga uruhimbi, noneho bakagira ahantu batereka ibyansi n'igisabo. Ahantu habaga hari igisabo habaga hasigasiwe, hasasiwe mu buryo butandukanye, ku buryo abanyarwanda babivuze neza ngo aho ujishe igisabo ntuhatera iki? Ngo ntuhatera iki? Bishatse kuvuga ko umugore Imana imaze kwemera kwaba hakitwa iryo zina, yahawe uburenganzira bwo gusigasira icyo cyizere wagiriwe n'iki? Icyo cyizere wagiriwe n'Imana. Wa mubyeyi uri hano, nicyo muri iyi minsi, uyu munsi ku wa nyuma, ejo saa 5, ejo saa 6, tuzareba neza ariko tudashoboye gusigasira. Umubyeyi nyina w'umuntu agomba kugira icyizere yasigasiwe n'Imana, kugeza ubwo atangira gusobanukirwa no kwitoza imvugo y'abanyina w'umuntu. Nyina w'umuntu atangira kwitoza kureba
amaso y'abanyina w'umuntu. Nyina w'umuntu atangira kurushaho gusaba imbaraga ngo asigasire icyizere yagiriwe n'Imana. Ejo rero tuzareba abantu basigasiye icyo cyizere, ariko uyu munsi ndashaka kugira ngo mbakumbuze, mbabwire ngo icyizere nyina w'umuntu yagiriwe kirenze uko nakivuga. Niyo mpamvu umugaragu w'Imana yawe yatangiye avuga ayo magambo ngo azitwa umugore kuko akuwe mu mugabo, azitwa atangira ikivugo gikomeye, arakivuga atangira kuvuga imitoma, arayivuga arayisoza kuko yari afite umunezero. Ariko uyu munsi wa none arongera akomeza ngo ariko kubera icyaha cyamaze kugusha ishyano mu mitima ya buri wese, benshi muri ba nyina w'umuntu batakaje isano bagirana n'Imana yabo. Ntawe ushobora kusigasira icyizere bagiriwe n'Imana adafitanye isano n'umuremyi we. Ngo iki? Ntawe ushobora gusigasira icyizere yagiriwe n'Imana adafitanye isano n'iki? N'isano n'Imana nk'umuremyi we. Ese byashoboka? Byashoboka. Wabikora ukigengesera, ukavuga buhoro bigakunda, ukagenda wibumbaritse bigakunda, ariko nyuma y'amezi make bigaturika bikakunanira kuko udafitanye isano nande? N'umuremyi. Ikindi gikurikiyeho, nyina w'umuntu icyizere yagiriwe n'Imana arushaho kugisigasira agirana umushyikirano ukomeye n'Imana ye. Bityo uwo mushyikirano ukomeye utuma ashobora kubana neza n'abandi, agakomeza icyo cyizere yagiriwe, bituma ashobora kubana neza n'abo mu rugo rwe. Ntabwo yishakira ibyo adahawe, ntabwo we abisaba ku ngufu. Urugero, ntabwo yisabira gukundwa n'umugabo abimusabye, ahubwo arareka akera imbuto, izo mbuto zikamuhesha gukundwa akaza atabyisabiye. Mbese mwiriwe? Se turabyisabira? Yego. Urugero, hano baratanga urugero, baravuga ngo urugero, ba nyina w'umuntu benshi batakaje isano bagiranye n'Imana, bakunda kurizwa n'ibintu bitagira umumaro. Urugero, ngo ntabwo umugabo wanjye ajya ampostinga, ntabwo umugabo wanjye anzanira kado mu gihe kiri ngombwa, ntabwo ambwira amagambo y'urukundo. Ariko mureka mbabaze, aya magambo kuki tuyishakira? Ubundi mureka mbabwira akantu gatangaje cyane. Nshima Imana ko yashize icyiciro cya Mifem. Kuki nshaka ko bampostinga? Ahubwo bampostinze niba babishaka. Yego, ngo bamwe ngo bararira, muraha barira. Nta kijambo ry'Imana rivuga ridafite impamvu, ngo bamwe bakabikurizamo umutima mubi n'umunabi wo gushakisha bashuga dadi bashobora kwiyegamiza mu gihe bafite ako gahinda, ngo bagashaka abantu bo kwiyegamiza babaririre ku gituza. Niko umwigisha atubwiye, ngo akamurira mu gituza, agatangira kumubwira ibitagenze neza, akamubwira ko umugabo we ibyo byose abibuze. Uyu muntu rero, igira hino gatoya, uyu muntu yatangiye kubiguha niho ingo nyinshi ziri mu gusenyukira. Ubu dufite amadivorose, ariko ngiye kubabwira ngo muze mwige gutuza muri ibyo bihe byose bimeze bityo. Ijambo kwiga gutuza nsa naho ntaryinjiyemo neza, ariko n'ukwiga gutuza no mu gihe ufite urwo rusaku rukabasha kugabanuka, ukabasha kumva ijwi ry'Imana. None se niba mu by'ukuri atashoboye kugupostinga, yarakuriye ku rushashi, abyuka ajya guhinga amateke n'ibishyimbo, mugahurira i Butare, wenda mugahurira i Butare ku buryo wenda baba bahanga cyane. Noneho warakuriye Nyamirambo winywera nido, wisigira umugati n'ukuri, wayirira igihaza kivanze n'amadegede, yishyira wowe
akagira umugisha kukubona muhuriye Butare wenda kuko burya nabahanga abantu banyoye amasaka akakwigisha Butare utumva uyu ni umuhanga mbyariye abana bikarangira bibaye mahwe mukabana mu rugo mwamara kubana mu rugo ugatangira uti natwite inda ya mbere postinga natwite amezi 5 postinga ariko muziki Imana tugira ibanga ufata kunda ufata amafoto girubya uwo muntu yamenyere kubyuka ajye guhinga mu gishanga gataha n'inkwi na posting inkwi nibihaza uri muramuhohotera uri murashaka yuko akora ibyo atigeze abamo n'umunsi wa rimwe akoze reka mbabwire inshuti zanjye uyu muntu kuko wakuriye Inyamirambo unywa nido we abyuka ashinze umuheha mu kibindi mu gikatsi yego ido ntayizi iyo bureba ntabizi cyo kurara byiga kuko yagize umugisha avuye Butare mwahuriye Butare mwese muri benshi nuko mugeze hano muhuriya mu kazi ma NGO reka mbabwire ibi bintu byabayeho mu myaka ingahe ishize ibi bintu mbabwira n'umuntu wabimbwiye sinabisomye nk'imvaho ariko yishakiye umukobwa mwiza bahuriye Butare nkuko nguko kandi izo kambabwiye niko zari zimeze amaze gusama ashaka ngo umugati wo kugiseminti inkuru nahagazeho hangani ku ruhimbi ntago naje kubabwira inkuru kuko muzi ko ababwize bagira inkuru ni inkuru umuntu yambwiye yahagazeho wagiye no guhana nuko maze kugira indatangiye kuruka wa muntu w'Inyamirambo wa nido na burba n'umugati undi nuwo kurushashi mu gitondo aramubwira tujye untegurira utwumbati tuvanze n'udushimbo ariko sheri wakwize kurya umugati ugasigaho bereba ndati nuko ntago mbishoboye nuko arasama amaze gusama aramubwira sheri junyigiza akadobo ke hafi njya nciramo nijoro umugabo akihangana kagakurura kakazana agaciramo nuko bukengo ajya kukazira mwakuse kusiza utagenya kadobo kukwasi bojanya kano kadobo undari atariko ko nihuta hano hari umukozi w'umuhungu hari n'umukozi w'umukobwa uze kumuhamagara gufashe reka nihute nje kuka none humva sheri ndakwingiza uce kugisemintuza n'umugati nago nibuka izina bambwiye ryawo nuko umusore aza yawibagiwe aje yawibagiwe umugore cyumva imodoka ku gipangu bagiriwe neza bavuye Butare bose bahure mwane ryo babona utuzi bameze neza ariko zirikana aho umuntu yakuriye uyu muryozi ijya dafite nuko umugore ngo ava mu nzu akenyeye igitenge yirukanka sheri mama mugati umusore atiwe nukurisha ndawibagiwe nawibagiwe ariko yari yawibagiwe pe nta mugambi yari afite none haramuga basi mbabarira ejo ntumuzawibagirwe ndati rwose ejo nzabizirikana nihuse niyo tangiye gushira n'ubundi neje niko byagenze yaribagiwe kandi ntabwo abikoze nkana ahubwo mutwe ntabigenze gute harimo twumbati n'ibishyimbo tw'imvange noneho umunsi wa kabiri mwumve cyabaye mu ntega amatwi kugira ngo banyina w'umuntu Imana yatugirira ikize tugisigasire umunsi wa kabiri umugore ava mu nzu yirukanka yumvise ihoni umuntu ufite abajana n'abagaragu ariko aje gukingura wa testing umva akiva mu modoka aramubwira sheri mpa wa mugati no mbivuze nabi ntabwo yari yakavuye mu modoka ahubwo yamukinguriye igipangu umugabo akimubona yibuka ko nta mugati azanye umugore ngo ari mu gusakuza wa mugati urawuzanye ahita agonga igipangu agonze igipangu ikirahure kiraza kimukubita mu maso kiramusatura ngo atangira kuvuga nibagiye umugati sheri umugore ahita amenya ko yateye umugabo ikibazo aricyo gituma yagenza gute kuva umunsi amusaba imbabazi aramugati kuva uyu munsi nzatuma abakozi banjye umugati sinzongera kugutuma umugati kandi ngusaba imbabazi Imana ibikemurira mu birahure no kugonga iki hari igihe turyoza abantu ibyo badafite yicariye gatoya banyina w'umuntu rero uko niko ukeneye ko bagupostinga uwo muntu ubwira gupostinga ntabyo yigeze ageze no mu mashuri ntabyo afite vision y'ibindi ese mwari muzi ko biriya bintu bikorwa n'umuntu ufite umwanya ababyemera ko babikorwa n'abantu bafite umwanya cyangwa ni ihame ngo bikorwe ni ihame yego bya bintu bikorwa n'abantu bafite umwanya
ntabwo umuntu afite umwanya yakwirwa kurahiba shirahiba kurahiba shirahibi kurahi akana kakasa umugati umugabo wanjye yagiye ku kibuga cy'indege mwariye imineke harabo njya mbona n'imineke yo mu gitondo na kamandarine ntimukajye mukunda gushyira ubuzima bwose hanze ko mwishakiye sinanze muramenye ariko ubwo mwavuze muturiya munyecyaro ntabwo ari byo hari ibintu tugomba kwizigamira ariko ibiri ngombwa mu bipostinge rwose ariko buri gitondo icyo mwariye buri kumanywa icyo mwariye aho mugiye murasohotse ibi byose baraje noneho aho nababwiriye ngo banyina w'umuntu turiza habikomeye cyane Imana yabonye ko dukamukira hadakwiriye maze twihera kongure kugira ngo twongere kwigira ku birenge bya Yesu. Ibi rero bigenda bidutandukanya n'urukundo rw'Imana. Nababwira ngo umugore afitanye isano n'Imana ntashobora gushobora ibi bintu. Niyo mpamvu mbabwira ngo ngwino wiga gutuza, ngwino wiga gutuza no mu gihe ibintu bitameze neza. Ni wiga gutuza ntabwo uzajya gushaka wa muntu sinzi ukuntu bamwise ngo ni umuntu w'inshuti cyane bamwita ngo ni best harya nibyo Flavie bamwita best abo ngabo rero batubwiye ko n'abakobwa b'inkumi babagira ngo barabagira agira iwo bita harya iyo mukundana muzakora ubukwe bamwita ni fiancé yego bana bana muri musaba sore hano mu bitanguke fiancé fiancé na boyfriend noneho rero fiancé akaba hari ariko hakaba hari n'uwitwa best noneho uwo best rero icyo akora no gukemura ibyo boyfriend atagenje ate abapastori baragowe abapastori baragowe bazahanga bagasezeranya. Umva wa muntu ujyanye afite best friend eshiza ngo best muraryumva nubwo numva gice cyane ariko best nyine ni inshuti magara sibyo se. Noneho ufite boyfriend wahaye umutima ufite n'undi best wahaye umutima bakobwa banje n'abahungu banje nabanyina w'umuntu tubyara twari dukwiye kumenya aho duhagaze ko arahera. Imana yatugiriye icyizere mureka dusigazire icyizere yatugiriye. Niba ugize amahirwe yo kubona umuntu uri umukobwa umuntu akakubwira ngo aragukunda umugerekaho best koko ngo ntabwo ngo ansohokana ngo nukuri ngiye biranyubira ugatangira kumubwira amabanga nukuri ngiye ntansohokana uzi neza weekend ko mbankeneye no gusohoka ubuzima bugahinduka mukigwangaza mukasa n'urutoja rwahonze best akagusohokana. Best yagusohokana wa wundi agahamagara boys friend yego kanakuze bite kanakuze ntago mukiryita kadushaka irindi ryiza mwita negehera Joanna uri hehe ariko reka nkubwire n'ukuri nawe nakubwiye ko nzajya gusura ababyeyi kandi yasohokanye nande na besto. Noneho besto koko bya bindi byo kumufotora ku mazi byo kugira gutya mureke mbabwire cyo bundi hari umuntu byabayeho noneho ikintu cyambabaje cyane we yari umugabo imbabwira n'ukuri yaragiye mu gihugu cyo hanze yifotozanya kuri ayo mazi niba ari umukobwa niba ari umugore gusa ari yambaye ijipo n'ishati none harangije biramucika byohereza umugore mu Rwanda atashye induru zaravuze. Ibyo bintu by'amafoto za social media hano hose ugeze ni mugabanye kuko hari byinshi mushobora gukorera Imana. Niba utashyizeho ibintu byiza bishobora gutuma abantu babireba ngo bahimbaze Imana nta nukeneye nuko gusoboka kwawe gusa arakureba akavuga atari ku bundi uyu muntu aba muzima ngo uyu kumazi ejo bundi yaraha bagatangira kukubarira ingaruke. Hano baratubwiye ngo nyina w'umuntu akwiye kongera kugira itandukaniro kugira ngo afate igihe kinini cyo kwigisha Imana yamuhaye cyo kwigisha Imana bikura ya minota kanongeraho duke 6 yonyine na 50 ndasoza sibyo birabikabije ntago bikabije 6 yonyine ndatansoza ngo nyina w'umuntu yagira
yagiriwe icyizere n'Imana akwiye kugisigasira akigaragariza ab'umuryango we kugeza ubwo ab'umuryango we bamubona ko afite kwera kw'Imana. Afite kwera kw'iki? Nyina w'umuntu kubera icyizere yagiriwe agomba kukigirira abo babana kugeza ubwo babona kwera kw'Imana kuri muri we. Ndetse urugero, agomba kugabanya amagambo avuga, ntabwo agomba gutanga ibyifuzo by'abandi mu masengesho. Barabitubujije, baratubwiye ngo abagore tugira amazimwe. Noneho kuko tudashaka kugaragara ko turi abanyamazimwe, tuza mu cyumba cy'amasengesho hano kino kiri inyuma, ukava ngo musengere Pastor Didier, umwana atsinzwe, ntabwo umwana yiga neza, ngo urugero musengere mukuru w'itorero wa mbere afite ikigeragezo, burya kuko utashoboye kumusengera ngo unamusange we mutangira amakuru. Barabitubujije, burya ngo tuba twabuze aho tuvugira inkuru, noneho tukazivuga tuzita amaki amasengesho, ugatangira ukabyita izina. Ariko burya ni kwa kundi gushyuhaguzwa buze aho uvugira inkuru. Musengere iriya korari nturayisanga, nturasanga iyi korari, ariko uratanya ngo nukuri jewe mbona Yohani na Marigarita mu basengere ubuntu buryo bifata budahesheje Imana icyubahiro. Amakuru arede wagenje ute? Wamaze kuyavuga mu cyumba cy'amasengesho, ahubwo sanga Marigarita nurangiza usange Karabudiyani ubaguti mbona imyifatire yanyu idahesheje Imana iki. Ntago banyina w'umuntu rero bagomba kuzimura mu mayeri bitwaje amashengesho. Banyina w'umuntu ikindi cyihuse, ikindi twasanze banyina w'umuntu bagomba kugirirwa icyizere n'aba babona. Ntabwo bagomba kuba ari abanyuzwamo amaso bitewe n'imyifatire yabo. Ikindi gikomeye, banyina w'umuntu bakuze bagomba kwigisha bato kumenya uko bafata abagabo babo neza. Nicyo turi mu gukora. Turabizi ko abafite imyaka nk'iyacu barimo, ariko tuzirikana cyane ko dufite ba flower. Dufite ba flower. Ejo muzaze mwikwije mukurikirane mwumva ibyigisho bibabwi ba flower. Kano kareba murakabona ko ari keza, murakabona ko ari keza cyane. Flower mugire mutya, flower murambura ibiganza, umwe kugera ku 10 mugire mutya. Mujyajuru turebe, mujyajuru flower mujyajuru, umwe kugera ku 10, umwaka umwe kugera ku 10, ubwo ni flower. Mujyajuru stand up. Flower no umuntu umwe babiri, mwebwe nta flower murimo hano muri korari. Nabivuze ngo nabashingiranywe kuva ku mwaka umwe kugera ku 10, abashingiranywe batararenza 11. Nari nzi ko icyo cyiciro mu kivuga cyane. Navuze ngo ni kuva ku mwaka umwe kugera ku 10 bashingiranywe. Ngaho mujyejuru cyane. Ariko ndabona bafura wari bakeya, ariko muhagaze mureka mbabwire, ubu ntimubareba ko bageze kuri 6. Ubu ngubu abangaba mureba baracisiga amavuta kabacya. Ikinyarwanda baza kigoranya, ariko ntacyo murabyumva. Baracifuza, baracisiga bagacya. Murebe hariya babarebe, murebe hariya nta kibazo turimo kwiga. Turi mu cyiciro cya Mifem, nta kibazo. Murebe hariya. Murabona kubera ko bakiri batoya bagize n'amasoni. Yes, niyo baranga. Okay, nimwicare bana banje, nta kibazo. Icyo nshaka kuvuga, murabona ko wanamwibeshyaho ukagira ngo ni umukobwa, sibyo se? Aba rero mureba bagenda bazi ko ibintu byose bimeze nk'iyi nzira ijya hariya hanze nyine, bagira bagasanga zimeze gutya. Ikintu kibaranga ni ukurira, ikintu kibaranga ni ubwigunge, ikintu kibaranga benshi muri iyo myaka ni amadivorce, ikintu kibaranga ni ugutangira kumva ko bidashoboka. Nyamara muri Mifem birashoboka mu izina rya Yesu. Iyo uje kwiga umenya yuko nawe ubwawe utameze utya. Yego, none se uzi bifuti ngewe ngira, uzi bifuti ngewe babwira ngira muri iyo myaka 57 yihanganiye
ariko ko abibwiye kambwira ngo ntago ari byo, ndamubwira n'ukuri mbabarira kandi mbivuga mbikuye ku mutima. Aba rero baba tarashaka no kuvuga mbabarira, babumva kuvuga mbabarira basuzuguwe, baba bumva kuvuga mbabarira bagenje bate basuzo kwiga ijambo ry'Imana. Ngo uko kwiga ijambo ry'Imana kunini kuzamutera kugabanya ibirangaza byinshi, kuzamutera kugabanya ibirangaza byinshi. Na posting zirimo noneho ikintu cyanteye ubwoba cyane nsorezaho, ejo ntazakivugaho nzimuka nkajya ku kindi. Batubwiye ngo uko arushaho kugabanya ibirangaza arushaho kwibonaho intege nkeya. Urugero, banyina umuntu benshi bagiye bagira intege nkeya kugeza ubwo abagabo babo babibonesha amaso. Batanze urugero ngo aho umugabo yamusize mu gitondo ajya kugenda, akaba ariho musanga acyambaye imyenda y'ijoro bita niba ngo ari sinzi ukuntu bayita mu gifaransa robe y'ijoro, katuyita y'ijoro sinzi ko bakivuga. Aho yamusize yambaye imyenda y'ijoro akaba ari hagenza ate amusanga ngo ari byo bita ngo na episode. Reka mbabwire nize dushuri duke, ariko iyo umuntu ngigisha ikintu ndagifata. Baratubwiye ngo izo episode ngo umugore zihanga amaso agakanda televiziyo ava kuri episode ya mbere, iya kabiri, iya gatatu yambaye imyenda y'iki. Abagabo mwaragowe namwe, reba uwo mugore. None se niba uwo mugore ari kuri episode, umwana uri mu nda zareba izingana iki? Abana hari igihe tubarenganya, hari igihe turengera abana bacu. Niba umwana ari mu nda areba episode ya mbere n'iya kabiri n'iya gatatu, umwana wanjye azavuka arebe zingahe? Hari igihe turenganya abana. Harimo aragotomera, ariko tuzirikane ngo ibyo tureba n'ibyo abana bagenza bate bagotomera. None kandi abo ngabo nabangaba ku mwaka wa mbere kugera ku ingahe ku 10, nta muntu urenza 11 agifite uwo mwanya wo kureba ibyo ngibyo. Umugabo afite akazi nawe uragafite. Uzi ubwana bujya ku ishuri butadodewa amapeso, uzi ubwana bujya ku ishuri butapfunyikiwe. Umugore nyina wo mu rugo ari mu rugo, nyina ari kuri episode ya mbere, sinzi ngo ni Jumongo, ngo sinzi ibintu batubwiye, ntago mbizi sinjya mbireba. Ariko umugabo yaratwigisha atubwira ati ibi bisenya ingo. Uwo mugabo agataha noneho kuko yumvise bikoze isoni, yakumva imodoka kuba zifite, yakumva kagasoni kuba gafite, agahita yirukana n'akanwa kakinuka yabuze umwanya kukoza. Muribwira ngo abagabo ntibagowe, n'abagabo baragowe. Ntimukajya muvuga ngo abagabo nibo bagowe. Nizi divorce kenshi tuzifite mu ruhare, izi divorce tuzifite mu ruhare. Nta mwana w'umukobwa wicaye ku birenge bya Yesu ngo yigire muri Mifem ujya muri divorce imyaka wa mbere n'icumi. Aragenda kiga imico ya Yesu igahindura umugabo. Baranatwigisha icyigisho kivuga ngo wabwirwa n'iki ko ari uzatuma hinduka. Amasaha yagiye mudatumeje muzanyanga ntimugaruke saa 8. Reka nsoze mvuga ngo Imana y'amahoro ishobora gutanga ububyutse mu itorero ry'Imana. Ba Mifem Junior banyina w'umuntu tukiga guturiza imbere y'Imana, abemera gusaba imbaraga y'Imana ngo bashoboze gutuza. Twiga umutuzo va mu ijuru, no mu gihe hari urusaki wacu, no mu gihe byacitse, no mu gihe tutahaze, no mu gihe akazi kabuze, tukiga gutuza. Imana igatanga igisubizo. Ese ubundi turasakuza ngo twimarire iki? Ese ubundi turaboroga ngo twimarire iki? Ese ubundi turavuza induru ngo twimarire iki? Icyama tukiga guturiza imbere y'Imana, maze Imana igatanga igisubizo. Zaburi 32 murongo twasomye waho wa kangahe wa 6, mugende tuwusome. Twiga gutuza, duturiza imbere y'Imana, maze Imana itanga amahoro, Imana itanga uburame, Imana itanga umugisha, Imana itanga guhinduka. Ibibahere mu izina rya Yesu. Mushobora kugejeje tugasenga. Dusenge Imana, kadusenge. Data wa twese uri mu ijuru dukunda, turagushimye. Turagushimye kuko ijambo ryawe ntago rizagenda ubusa, hari icyo butwigishije Imana. Turagushima kubw'itorero ryo ku Muhima uriho umugisha, kuko ryateguye icyiciro cya Mifem kugira ngo umuntu wese akibonemo kuva ku mwaka wa mbere ushatse kugera ku 100, umuntu wese uzamushoboze kubaha ahantu. Mukayimana kandi azabaha ahantu ejo azabane n'umukobwa wawe saa 5, n'amatara y'umugoroba nayo uzayaha umugisha. Uzaturinde kirogoya cy'umwanzi, uzaduha umugisha wawe wo kwemera guhinduka no guturiza imbere yawe, no kwiga gutuza no mu gihe bikomeye. Kandi ndasenga ngo Umwuka w'Imana mu minsi y'imperuka nk'iyi ngo ayuzuze ku itorero ryacu, twebwe ubwacu
nyamuneka data utwinde kuzaba ibyangwe mukayimana be muri twebwe two gusaba kwacu mu izina rya Yesu. Imana y'amahoro ibahe umugisha mu izina rya Yesu.